nitumara kuvayo turaje inkuru igiye kuba bombo clati bomba bafite ukuri kwinshi nuko bimeze nani kongre ugenda mu rusha ababishoboye dufana uvantu inkweto z'umukara zifunguye ni uko uwo izagwira Florien wamamaye nka ya mpano yageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yambaye ya mpano wakunzwe mu ndirimbo zitandukanye agiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo #igihe ngiye inkuru iri kugiye ubu mbere ndi kugihe nyine tugarutse kuri mama urwa Gasabo ubwo mutesi mama nani mutesi ubwo urwa Gasabo kwa Scovia na bari kumufungisha Scovia ati urwa Gasabo umuhanzi uwo rizagwira Florien uzwi nka ya mpano amaze kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho agiye kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo #mama urwa Gasabo TV so twagiye undi bamwanditseho ninde utapiga screen mana urengere umwana wawe abavuga ko yafunguwe mu ntezo gatoya ninde hano umuntu wazamutse akaba adashobora gutangana contribution muri iki kiganiro mani ibi bintu mumije mukora muri ibi nibiki hello everybody reka nongereho pano gato nzamure njuga mutapinga screen ya mubana yo njuga ngo bimeze bite Godfather ibintu ko numva ari ibintu by'insazi umuga kugiye mufatiye iry'iburyo nazo umwonsi oya nagaruka umwonsa bro kumwonsa ngiye nshaka kuvuga mufatiye iry'iburyo nareze ko iry'iburyo rifata umumama ufashe iry'iburyo oya use mama wanjye ntago ari umubyeyi ntago yari mufatira okay aho ngaho uramuvuze mbamuteye nyine no gutera umuntu ingabo mu bitugu bro umuhungu no umujene yabikoraga aranabikora agaruke nyine akomeza dukorera ibintu bizima bro yego icyo gihe nakwifuza ku bintu bye ngiye cyo navuga nyine narabwira abanyarwanda uyu mujene abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'ingu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'ira mu Ministry y'Urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastar nk'uyu murundi kazi nawe no video y'ideri gihanze vuba uyu uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07934417 ubundi nziguhereze tu ubundi kandi subscribe ubundi turye go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo cyana ndakisabira leta basi mukubite aburana ari hanze uretse gato ubu ahanga uri seriye uri gusaba leta ndi gusaba leta kabisa yaburana ari hanze nese ubwo uri ahanga kuri platform none ubusuru butayobye ntago nayobye mani uzifunga n'ifungurwa by'agateganyo se kuki byanditswe buri gato iyo ibintu bibaye by'agateganyo iyo bibe ahubwo wowe reka tweseri umva nkubaza iyo banditse ngo ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ntabwo bicurashatse kuvuga ubwo urarebye usanga iyi ngiyi ni right place wasabiramo leta niho hantu ndi kuvuga opinion yanjye ni yanjye nunda afitiye
rero ngewe kubabwira babyumve si itegeko, babikore bakora ibyo bashaka, si itegeko. ikintu kintangaje urukumva iyo nko kuri platform mani none se kakubaze Njuga, iyo ugiye gutanga ubutumwa erega ijambo rigira agaciro bitewe naho rivugiye n'igihe urivugiye. Nose Njuga n'ubundi yagezeyo nta agaciro. no manzuro y'ubutumwa uri none agaciro ka danje no ndavuga kuri platform ubu kano kanya ntacyo nakora ku bintu ariko utari kumva ntabwo urumva point yanjye. Kuza ahangaha kuri TikTok ukaza kuhasabira leta nibyo bindenze nyine mu mutwe. none se wowe ko haregera leta, iyo ubwira leta ntabwo ubwira abantu ntabwo ubwira abantu kugira ngo wari wumva avuga ngo leta ngewe nkashyira leta mu kanwa bamufunge bakore kuko yarakosheje. ububwira abandi se bamufunga afunga abantu cyane. Ntega amatwi wumve itegeko ryashyiriweho abandi. Reka ngusobanurire. nanjye ndikubwira itegeko murenganure umuhungu aburana ari hanze. Okay. Abo nyine yitaba ari hanze akomeza ibihangano. Mana reka nkubwire Godfa. Iyo uvuze ngo uretse gato nani Njuga uri mukuru, iyo uvuze ngo arenganurwe bivuze ko ari kurenganwa. Noneho arenganurwe. Reka mbanze mubwire ngiye kuri kano kanya ntabwo ngendera ku mpande, man nta muntu ubaho udakosa. Kano kanya uretse gato uravuze ngo arenganurwe kuko ari kurenganwa. Arenganurwa umuntu kurenganya. Uzi ngewe kano kanya izi cyaha nashinze y'amano. Oya icyo namushinja uretse mubwire Godfa tuba turi kuganira, turi abahungu twese, nta muntu ubaho udakosa. N'ejo ni wowe rega, n'ejo ni wowe abantu byaba n'uyu munsi ukoresheje ijambo ngo arenganurwe. Urumva uyu munsi byaba wowe Njuga. Ngewe ku giti cyanjye y'amano ndumva mwifuriza mani abantu benshi twaravuze ngo bafungwe bagire iki. Hari ikintu utari kumva. Uyu mujene ngewe mani niba ari n'umuntu Godfa dufata n'imande zababaye bro. Uyu mujene ntago ikintu cye kirababaje, ntago ngewe nawa mani tujya ariko tujye dukoresha ndi kukubaza Njuga. Yego ukubizi kankubazi ukubizi hari ikintu ufana y'ampano. Ngewe ntago simbizi niba ari cyo mupfa kuko mbona n'abandi bantu bagenda oya simbizi ntago nakwitera. Reka kubaza ikintu kimwe. Abantu bose twagiye tuvugaho hano, hari umwihariko wigeze waho cyangwa navuze y'ampano nkuko nsanzwe ivuga n'abandi. Kuva mu gihe cyose yaba kuri Twitter mpagarara kuri iki kintu siko bimeze. Oya wowe ijambo kangisha uravuga ngo oya mpano ngo narabanje ndamuvugira muri buka bwa mbere ko namuvugiye. Kuri soba wabaye iki wakoresheje ubwenge bandi gato ya bro. Nyine ndi gukoresha ubwenge banza wumve nyine ndi kukubaza n'ibyo kusubiza bihuriye hehe. Nakubajije ngo iyo uzanye igihe cyose iyi mpamvu ngo ntazigira gukoresha amarangamutima. Deja uri kumva wowe ikintu hano gukoresha sibyo na amarangamutima. Manza wumve unyumve neza cyane. Na amarangamutima genda babaye Imana. Okay, ariko mbere yuko babara rero urimo kunyumva kubabara ahangaha uko kubabara ufite urimo kunyumva ntabwo bituma ukoresha emotion. Nkamubaza ikintu kimwe y'ampano nafungurwa ngo dufata byambabaza cyangwa byanshimisha fungu amno it's okay. No ukuri nuku y'ampano aya masaha bagoragoje agafungurwa it's a good news. Urimo kunyumva none se kubyibuka ntabwo K John uzi ko bavuga ngo yo ntibagenda navuga ngo nibasanga ibyo ngibyo bimuhama agenda biryozwe. K John uzi ko yaje kubyumva nyuma aravuga ati gufata ntabwo anyifuriza gufungwa nuko nabyumvishe nabi siko bimeze. Ibyo byabaye kuri Pazo urabyibuka? Urabizi ko Pazo nayo akoresha mbaraga nyuma se ntiyaje no tukaganira. Y'ampano navayo azaza hano, y'ampano nazo nzavugana nawe. Icyo mvuga ni iki ngiki rero Njuga ugerageze tubyumvikane tuvuge ngo turi kumwe tugize amahirwe siko bimeze. Nawe urimo ijana ku ijana ariko ntabwo wabyumva kuko njyewe nza nkavuga ngo itegeko rikora akazi nibasanga ibyo yakoze bimuhama agenda biryozwe.
urimo kunyumva ugahita wumva ko ni distance ndi kuwifuriza gufungwa. Oya nose namwifuriza gufungwa bimarira iki? Ariko ikiriho nuko nari kuzana amaranga mutima nkawe hano ngo noneho ngere nawe nshobora kugoreka ijambo kuko niba njyewe ikintu nakubwira maza wumva reka nkurangize hanyuma ngwereze ijambo. Mvuga akantu kamwe ya mpano yakoze ikosa ni umuntu yakosa. Njyewe nanagiye kuvuga ngo wenda nganagire izina ry'Imana. Ari abantu benshi bamwishyura amafaranga kujya muri rehab, akajya muri rehab akiga akagaruka akaganira n'abandi bantu bro. Apana agiye hari amageragere cyangwa akajya ahandi hantu. Umujene ni umuhungu muzima. Ibyo nabisaba niba ari n'abantu babishinzwe babyumva. Ntabwo mageragere hajya y'abapfu. Ntabwo mageragere hajyayo abapfu. Ntabwo hajyayo abapfu. Nabona abantu. Urakoze cyane. Nabona abantu ariko ngewe ndasaba kuko nta muntu uba adakosa. Kandi rehab ugiye kureba amategeko yo kuri rehab bakwereka ibintu byinshi. Wanyweye ibiyobyabwenge, abikinisha, abagira ibiki, abakora ibiki n'ibiki, urumva ugasanga barabavura kandi bagakira. Rero nura n'umuhungu ngiye nasubira kujya muri icyo kintu. Ukonfirmye ko yampana arwaye. Oya ntabwo mbivuze, ndi kukubwira yagenda akaganirizwa. Urumva man bro, hari ubuzima umuntu abaho akabaho nk'umusazi kandi ari umuntu muzima, sibyo? Ukabaho umeze nk'umuntu wasaze kandi uri muzima, ukabaho umeze nk'umuntu uri mu yindi si kandi uri muzima. Naho ufite waregera utabijyana mu mategeko, usazwa n'umuntu umwe gusa we wazanye mu buzima bwawe. Rero ngewe numva namusabira kugenda akaganirizwa. Ibi ngibi urukumva njuga kankubaze ko mubana uretse gato ko mubana ahangaha ko mpita bafata nk'indyarya. Mbabarira nyumve ko ya mpano mubanye nawe iminsi ku wundi umunsi ku wundi. Umubwira abagabo mbanye nawe iminsi ku yindi. Umubwira abagabo mbanye nabo. Umubwira abagabo mbanye nawe iminsi ku yindi bagiye ibyo bibazo. Wamaze ku point yanjye. Uretse mubwire bana n'abagabo. Kubwira manza uve point yanjye ubone kunsubiza. Nose ko isu uninganisha mutara bari cyo kukubwira. Ndakubaza wari ubicyo cyangwa kukubwira se? Ndakubajije aya masaha deja urumva ko ya mpano aya masaha akeneye help, akeneye abantu bamuba hafi. Mbere yuko ya mpano agera hano ageze nk'abantu mubana nabo mwabanaga nawe umunsi ku wundi mwamufashije iki, mwakoze iki kugira ngo agere ahangaha yageze? Mwakoze iki? Uretse maze nkubwire hari abagabo ari ibintu bibera mu ngo utakwitambikamo binashiduka byabaye ukabimenya mu gitondo. Urumva rero umuntu niba ushobora kuba nakubwira we Godfather ntabwo ibintu byose ucamo tubizi. Hari n'ibyo wazira tukumva wabizize kandi tubana umunsi ku munsi, sibyo? Hari ibintu bye ntabwo tubizi umunsi ku munsi, ariko hari agategugwamo ugashiduka kabaye tutanaganiriye kandi ugasanga ku munsi twari kukugira inama, cyangwa nanjye ubwo tubana umunsi ku munsi wangira inama. Ubwo se ngewe sinshobora kumwanya gatoya. Waba umpaye umwanya gato nkaheza abantu bajya bakuru ihangane gato. Allo? Yes sir, ndi live. Oya, kanzeho noneho nziguye neza ndebe. Okay, zamuka. Bombo klate. Gawonyaruka. Urikumva njuga? Sore kabaza baterera amakuru nasa. Urikumva njuga icyo nakubwiraga? Yego. Ntabwo iki kintu njewe iyo ikintu cyamaze kugera mu itegeko ntabwo nzavuga inkuru. Urimo kunyumva? Ndi kubwira abantu hano. Sibyo? Kuvuga nk'umunyamategeko. Ntabwo mvuga nk'umunyamategeko. Hari ikintu tumva njuga, iki kintu nicyo kintu gituma abantu bandakarira bakajya n'abava ngo urafugishije umuntu. Njewe iyo ndi kuvuga inkuru no kugerageza unyumve. Siko bimeze? Iyo ndi kuvuga inkuru ndabisubiramo. Iyo ndi kubreakinga news unyumve neza cyane. Mvuga nti deja igihe cyanditse RIB yatangaje ngakotinga ibyo yavuze, avuga itegeko rishyirwe mu ki rishyirwe mu ngiro. Bwana Pionika waramutse wirwe shiraho kamera. Komera cyane Godfather we. Umuhungu w'uburanga ufite uburanga butangaje Nyirinyinya wasimbuye Meddy. Umusore mwiza muri Kigali. Ariko se wabuze mu diaspora no gukunda? Nanjye nifitiye umufiance by'ababyeyi ntabwo nshaka. Kutishimye Pioni? Ntabwo nishimye urumva? Yego. Mvuye mu rubanza rero ni urubanza urabona ukuntu rungana. Yego. Ni urubanza muri make yamana amaze kuburana, ariko reka banze mbere ko ntangira ubwo abakunzi ba yamana babanze baserebreho gakeya urumva? Yego. Uko uretse gato nyine cyaha
cy'amagambo y'ivangura ntabwo kirimo mu byo yaburanye. Ya mpano yaburanye ku byaha 6. Yego. Icyo gukomeretsa ku bushake. Gukoresha ibikangisho. Kwangiza ikintu cy'undi. Ubwinjiracyaha cy'ubwicanyi. Ndetse kunyura urumogi n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Yego. Ubushinjacyaha bwavuze ko ikirego cyatanzwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Aho Uwineza Diane cyangwa se Vava yareze uyu Ya mpano umugabo we. Ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko ihohotera ryatangiye mu kwezi kwa 8 kwa 2025 kugeza ubwo tariki 11 z'ukwa gatanu ubwo ikirego cyatangwaga. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko Ya mpano yabwiraga umugore ko azamwica naramuka amureze. Hakaba hari abatangabuhamya uwitwa Rubayiza akaba ari umuyobozi wa Ya mpano atuye, Ukwizagira David n'uwitwa Iradukunda nibo batangabuhamya. uyu nguyu Rubayiza akaba umuyobozi avuga ko yageze ubwo Ya mpano n'umugore barwanaga yagiye gutabara, yagerayo Ya mpano akazimya amatara. Yamamaza y'amatara uyu Rubayiza agahita yigendera uwo muyobozi nyine. Ikibikangisho nyine ubwo nihenda cyari kuvuga iby'ubushinjacyaha bwavuze nabona najya kwa Ya mpano. Yego. Kubikangisho ubwo ubushinjacyaha bwavuze ko Ya mpano yakomeje kugenda kubita umugore we, umugore yava akajya kumuriga, Ya mpano akamubwira ko najya kumuriga azamwica. Icyo kunywa urumogi rero, Ya mpano yasanzwemo urumogi ku rwego rwo hejuru, uri ku gipimo cy'166. Mu gihe umuntu usanzwe bitewe n'urumogi bunakura mu miti uko ndarufite nanjye rundimo nawe rukurimo n'abana bose rubarimo. Ruri hagati buri muntu wese agira urumogi mu mubiri we kuko imiti nyinshi bikozwe mu rumogi. Yego. Umuntu usanzwe bafite hagati ya 0 kugeza kuri 20, mu gihe Ya mpano yasanzwemo 166. Ya mpano atangira kwiregura. Yego. Ya mpano yagize ati ibibazo byo mu rugo byatangiye 2025 ubwo amashusho yajyaga hanze. Nagize depression ndetse ngirwa no kwangwa na societe, aho najyaga mu nshuti yanjye zigacana inzara zikamvuga nabi, benshi baranyanga. Nyuma y'iyo video njye n'umugore wanjye twararwanye, amenera telefone yanjye ya iPhone 13 Pro Max. Ayimenye nanjye meniye. Icyo gihe yandumye ku rutugu nanjye ndamuruma. Ubuyobozi bw'ibanze bwaraje, abumaze kuza baratwunga, hanyuma baragenda. Bamaze kugenda umugore wanjye ahamagaye umuvugizi wa RIB Dr. Munangira Thierry. Abahamagaye yaraduhamagaye aratubwira ngo tujye kumureba. Munangira Thierry aratwunga. Vava yakomeje kuba inshuti n'abanzi banjye nakuye mu buzima bwanjye. Ngakomeza kugenda mubwira ngo abo bantu wikururira bizarangira, abo bantu bamfungishije, dore ko abo bantu ari inshuti za Jihad ndetse na Pazomani. Icyo ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi rero, Ya mpano yiregura avuga ko bari mu rugo, afite gahunda yo kujya muri sauna nimugoroba. Umugore nawe amusaba ko bajyana muri sauna, ariko kubera ko Vava yari atwite naramwangiye, ndamubwira ngo ntabwo umuntu utwite ajya muri sauna. Gusa twaje kujyana mu modoka, turagenda turi mu modoka, hari umukobwa waje kumpamagara anguza 10,000. Nuko yamuha, Vava yahise afata vora atangira kwizengurutsa. Ayizengurukije ndahagarara, n'umupolisi yari ari hafi araza araduhagarika, amuhisha amaze ngo nanyweye inzoga. Umupolisi amuhishije muhasanga nta nzoga nanyoye. Ubwo araturika turagenda. Tugeze mu ndira hagati, wa mukobwa nguzaga 10,000 yongeye kumpamagara. Amamagaye nagabanyije byitabaye atwara imodoka gitumikira kugabanya umuvuduko. Yego.
agabanyije umuvuduko Vava nshikuza telefone afunga urugi rw'imodoka ahita asimbuka imodoka asohoka hanze. Vava asohotse hanze yahise afata moto mpita njya accelerate imodoka yanjye, moto nyijya imbere ndayitambika, moto iraza irangonga ariko ko nta speed batabari ku muvuduko, moto yarangonze itayikubita hasi. Ashobora kunyumva hari umuntu komagara bose muri kunyumva walaye. Turi kukumva. Uretse umuntu nkupe ntabwo nakumva uvuze wowe. Hano kwa tano. Sizibanga muri kumva. Njuga na muri kwandika muri comment nkomeze mvuge. Turakumva. Andika muri comment umve n'abandi. Okay. Aha. Icyo gihe nitambitse imodoka nitambitse iyo moto iraza inyuma irangonga. Moto ingonze nasohotse mbwira Vava nti uri umusazi. Ni gute umuntu w'umugore muzima usohoka mu modoka iri kugenda? Ariko kubera ko yari yakomeretse bidakomeye naramufashe mujyana kwa muganga. Mugejeje kwa muganga bamukizeho kaka yarukore ituma utagira infection. Mubazaho telefone zanjye ziri. Kumere yamishe ko telefone zanjye yazisigiye motari. Yarambye ngo telefone twazitayeho twari tuyi. Nakije imodoka musubiza habereye ya accident. Nasanze motara zifite nsabona amaso ngo yazitoraguye. Umuherezi 50 n'umugore bari kumwe merezi 30. Bukeye bwaho najyanye na Vava ngo niyo mpano uri kuvuga. Najyanye na Vava tujya gusenga dusaba Imana imbabazi tuvuga ko bitazongera. Kucyacura umugi Yamano yagize ati natangiye kunywa umugi niga. Umucamanza aramubaza ngo wiga mu kangahe? Yamano yavuga ngo natangiye kunywa umugi niga mu 3 segonderi. Gusa nsoje segonderi naje kubura inshuti zanjye abo twarusangiraga nza kuruvaho. Video ikimara gusohoka nagiye mu Iburayi. Ngeze i Burayi nsanga bari mu bukonje bwinshi. Nongera ninywera ku rumogi kugira ngo nje nshyuha. Uretse gato ngo Yabana yavuze ati natangiye kunywa umugi niga mu 3 segonderi. Segonderi nisoje nduvuga kubera ko inshuti twarusangiraga nazibuze. Video ikimara gusohoka nagiye i Burayi. Ngeze i Burayi nsanga harakonja cyane. Sanze hakonja natangiye kunywa umugi kugira ngo nje nshyuha. Ngarutse mu Rwanda nagiye kwa muganga kwipimisha basanga afite urumugiri ku kigero cya 70%. Mbaza muganga ngo nifite nava ku rumogi. Muganga aravuga ngo nta kutura urumogi ubaho uretse kunywa amazi menshi no gukora siporo. Ariko muganga ngamugira inama yo kuba yanywa itabi risanzwe. Yamano rero gukora ko ari umusani we ahitamo kujya nywa vepa ngo itabi charging. Kurifungirana rero Yamano yavuze ko atigeze afungirana umugore we ahubwo yafungaga urugi rw'icyumba barimo we n'umugore bagahera mu cyumba. We yavuze ko sinigeraga mfunga inzu yose nafungaga icyumba kimwe njyewe n'umugore wanjye tukaguma mu cyumba tugatukana akanduka nkamutuka twarambirwa tugatuza tugasubira imbabazi bikarangira tugasubira muri salo tukaganira bisanzwe. Umucamanza amajije ngo nuko iki wigeze gufunga inzu nyine none wigeze gufunga inzu kagenda. Yamana avuga ko yarafite akazi aho bita Ikanombe mu kabare. None Yamano aca ku nshuti bagomba kujya kuririmba abantu ariko asiga bwiye Vava kare butahe ku isaha saa bitewe nuko aririmba kuva saa 4. Yamano ageze muri ako kaba ageze ku nshuti ye, inshuti yamubwiye ko batarajya mu kabari tabanje kurya. Babanza guteka. Yamano arakererwa agera ku kabari ku isaha 7 atangira kuririmba saa 7 n'igice asoza saa 8 n'igice. Rero Yamano asoje yabwiye inshuti zatereka duce muri karitsiye tubanze tumene habiri. Bacaho ngaho baranywa ageze ku icupa rya kabiri ngo umugore aramuhamagara afite uburakari bwinshi aramubwira ngo mu minota 15 mungezeho. Ati
kubera ko umugore wanjye nzi uburakari bwe yankubitaga nanjye nkamukubita tukarwana nyine nahise ngira ubwoba ndataha ntashye nsanga yarakaye cyane ariko birarangira ndaryama mpagurutse saa yine nsanga yatetse turarya bigeze saa 7 mubwira ko ngiye muri studio nawe arambwira ngo agiye kureba inshuti ze muhamagaye njyewe niyumvira yibereye mu kabare icyo gihe ngo yavuye muri studio saa 6 agera mu rugo asanga vava ntawe uhari bigera saa 9 vava ataraza bigera saa 4 vava ataraza bigera saa 7 za kumwa vava ataraza icyo gihe yamana nyine yafashe umwanzuro wo gufunga inzu ye abantu bakoraga cyane sinabyumvise barakomeza barakorora bagera kuri kingi kinumvise cyanyuma ubwo yamana akomeje kwisobanura ko ndakeka muri kunyumva muri kumagara ndaje bite mwitaba yamana avuga ko icyo gihe tashye ageze mu rugo ngasanga inzu ye irera no yaratashye ageze ku gipangu ndaramubaza ngo ngese yampa twabanye nabi ku buryo wimuka ntumbwire yamana amubwira ngo sinimutse yamana amubwira ngo siyimutse barandira ndabanga ngo afungura urebe yamana ageze mu zasanga ngo umugore we yatwaye ibintu byose umucamanza akamubwira ngo rero ngo ngawuri ku mwavoka wawe akuburanire nibyo ngibyo no kuburanisha bimeze ubwo ibintu by'ingenzi birimo ni ibintu bitatu by'ingenzi icyambere nuko icyaha cy'amagambo y'ivangura yamana ntakiri kurana cyamukuweho. That is good news. Kabiri nuko yamana yasanzwe mu rumogi ku gipimo c'136 ariko aranabyemera asaba imbabazi avuga ko atangiye kunywa yiga segonderi ariko akaza kuvaho. Ikindi cya gatatu ngo kizima cy'ingenzi kirimo urwumva urubanza nyine urubanza nk'abantu turimo urumva ko n'amakimbirane y'abana ngo umugore aranduma nanjye nkamuruma urumva ni ibintu birimo guhangana. Umugore araye mu kabari nanjye najya gukararamo naraye mu kabari umugore aramima najya kurara mu kabari yandumye ndamuruma ndamwishyura unarakingaga ngo tukarwana tukikiza bikarangira urumva ni ibintu by'abana ni ibintu utamenya. Uwe ni cyiza kirimo nuko amagambo y'ivangura yamuvanweho ikiza nuko ari kwemera ko yamweru umujya kanabisana imbabazi. Ikindi kuri cyacu bwinjira cyamo mu bwicanye nuko uko bigaragara nyine ahubwo yampano yitambitse moto akaba ari yugonga yampano atari yampano wagonze moto. Ni ibyo ngibyo by'ingenzi navuga birimo. Hanyuma rero ubwo nukuvuga ngo baza n'ifungura ry'agateganyo. Yego no ni mfuye n'agateganyo kuri 30. Ubwo basomaza mu rubanza ryari? Umwavuka ari kuvuga ngiye gusubiramo. So bahita bategeka ko amanuka cyangwa bazagira bibigenda bite? Bategeza urubanza baravuga itariki ruzasomerwa ubwo itariki tuzaza twumve niba yamana ari butaye cyangwa barajya mageragere. Nukuvuga ngo uvuyemo ubu ngubu hategerejwe iki? Barimo ategereje umwanzuro kano betse gato kambe myutinze ndiko nabasohotse numvige ngo urubanza ruzasomerwa. Okay. Godfather ni iki? Ni iki ahubwo wowe ni iki utumvishe? Ni iki kidasanzwe? Ikintu kidasanzwe cya danje cya mbere kibamo abantu iyo baburana ibintu by'abana ni bya bintu nakubwiraga bro, ni ibintu biba mu ngo. Hanyuma umva rero umugore akagukubita ipanu nawe ukagukubisa urushyi man, ibi ni ibintu bitubaho Juga. Imyaka ufite ntabwo uri umuntu ukoresha amarangamutima. Sinkoresha amarangamutima mana yanjye we. Uretse gato kubera iki yampana amaze igihe kingana iki afunzwe? We Urucabana azasomerwa ejo ni kutari kwa gatanu barabyihutishije. Azasomerwa? Azasomerwa kwa gatanu saa 9. Kwa gatanu nibwo azasomerwa. Okay. Reka dutegereze turebe ubugiye bagaruka. Ngayo nguko. So gahunda nuko imeze umuhanzi iyampano uwo rizagwira kuwa gatanu nibwo azagira ate azasomerwa. Mwandike muri comment azamanuka amageragere cyangwa azataha mu rugo. Kubera Imana azataha njyewe ndabashije bari muri comment
Imana se ntiyari muri rwa rukiko cyangwa azakoresha itegeko? akora Imana Twagiye. itegeko Imana bishyizeho ikiganza nta kitaba. Twagiye murareba azataha azamanuka amageragere asangiye baje handi. Se Godfather wewe kubera wewe vuga opinion yawe. Azataha so Jewe ikintu numva nanashimira y'Imana mu bintu gute uri wafunze mike yawe ugiye kwiharira ntuza urumva ufite ibitekerezo ntabwo kwiharira ni igitekerezo. Ibyo bitekerezo byagiye bitangiye bareka n'abandi bakavuga Mbese bereka abantu bavuga badashaka kumvuga. Yego njuga babyibutse n'abazamumanura rwose. Ariko se uri kumanura wowe kubera iki? Ariko abantu bamura abahetazi. Stop. Jewe ahangaha niko waruvuze ngo iki? Waruvuze ngo ntabwo ngiye ntanga opinion iki? Je uburyo nkoramo inkuru njuga. Urimo kumva? Urabona uburyo ibingibi. So it's like my audience nukubabwira ibiriho. That's all I do. Jewe nyine ibiriho kuki niba uvuga ibiriho vuga kubyo wumvishe Pion kamaze gusesengura. Yemeye icyaha cyuko ndega amatwi yamweye urumogi akiga agira harusubiraho ajya ntanarongera rumwa mu rwego rwo kuruvaho yinywera vape. Sibyo anasabira imbabazi. Nkubaze se hanyuma itegeko rivuga iki kuri ibyo ngibyo iyo bigenze gutyo? Uramutse ubyemeye unabisabira imbabazi nibo bafata umwanzuro bagufunga cyangwa kujyana muri rehab. Nibo bagira bate nakubwiye ngo uretse gato bagufunga cyangwa kujyana muri rehab. Wowe biterwa n'ibyo usabye unabyemera kubivaho. Wowe ubyemera kubivaho kuki utajya gukora rehabilitation ukava muri rehab ukavamo wamenye ubwenge? Ibyo umwanzuro uzafatwa nande? Nyaga aritwe abantu tuwufata ariko n'ababyumva niba banawufata bamurenganure rwose umuhungu ayigemo y'ukwezi. Shareka nkubwize ukuri Godfather njye Imana ni boro byambabaje nukuri kw'Imana. Reka nkubwire ikintu ngomba gusobanukirwa. Igihe cyose jewe nakubwiye ngo igihe cyose muzajya muza mugakoresha amarangamutima gutya, of course ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha njuga ukanyuraje ukoresheje ngo yampano narenganurwe. Ariko kuba icyo kintu so urumva wafashe wuzura amarangamutima yampano arenganurwe egare harenganurwa umuntu uri kurenganywa. Biroroshye cyane, simple, biroroshye ngiye kuvuga ngo nje ubundi objective na purpose yanjye. That's why you see abantu kuza kumva exactly what is going on, the breaking news umuntu ari hariya direct. That's why you see like abantu 1900 they are here bateza amatwi kumenya exactly. Abenshi n'abantu abakunzi ba yampano icyo nkora n'ubwira abantu amakuru ku gihe. So here's the thing, yampano icyamamare mukoraho inkuru ntaciye ku ruhande cyangwa nafashe side. We nk'umukunzi we ushaka kugira ngo namare inkweto zawe ntabwo ariko bimeze. Mba hagati, ntabwo iyo utangaza inkuru ufata side. Ariko kuko wowe njuga ushaka kugira ngo nze mu marangamutima nk'ayo ufite uragira ngo tuze dukore korale y'amarangamutima yo disafungurwe. Urabona that is not good. Gusubiza muri aya magambo urukunyumva iyo mbaje urambwa ati Godfather wo opinion yawe niye kuri bibiri ngusubiza mu magambo avuga ngo ibi nabikoresheje kuri case ya Titi Brown reba imyaka ishize uyu munsi ndi kubikoresha. Ngiye gusubiza muri aya magambo kandi ntabwo ndahindura statement since kuva ku munota wa mbere ndavuga ngo nizera ubutabera. Urimo kunyumva? We trust ubutabera bwacu. So icyo mvuga ni iki, mureke dutegereze ubutabera bukore akazi kabwo. Nibasanga ibyaha bimuhama turi kumwe agenda biryozwe. Nibasanga ibyaha bitamuhama yongarugaruke muri society. Hello, aho niho ntandukaniye n'abandi bose. Aho umwe akaza akavuga ati yo disi oya ntamanuke ntarekurwe njuga akaza
yuzuye amarangamutima ntarenganurwe yuko ariko nkora. Hakaza undi ni ukuvuga ngo ahangaha hashobora kuza undi akavuga ati no, uwo afitanye ikibazo ni inshuti yanjye yaramuhohoteye disi yari yaramwishe yokatsindwa nawe n'umuntu nibafunga amaheru. So ntabwo izo kote rero ngiye nzijyaho. Ngiyewe iyo byamaze kugera nkanga nk'umuntu uri gutanga inkuru mba netre nkajya hagati nkagera nkisha inyuma y'itegeko nkavuga ngo itegeko rikora akazi karyo, nibasanga ibyaha bitamuhama turamuwelcominga muri community muri society agaruke tubane nawe. Nibyaha nibimuhama akaba yarakoze ibyo byaha itegeko ribimuhamije bafunga ubuzire. Ahangaha niho rero ntajya numvikana namwe mukumva ko nifuriza nk'umuntu afu. Yo guys, bimeze bite ewana, ushobora kuba umukobwa umva urambiwe gukoresha inzara bagukorera zigatazomuka mu cyumweru kimwe. Rero umva hano hari umuhungu witwa Ibra Nails artist kabisa kuri hano mu Gisimenti. Reba inzara akora zimeze neza, inzara z'abasirimu, inzara wajyana ahantu hose kabisa uko uri kubona muri iyo video. Umva nimero niyo ngiri kuri screen yawe, niwe niba ushaka kumwandikira bamuhamagara cyangwa kumwandikira kuri WhatsApp aragukorera inzara zimeze neza, uzanshimire nyuma kabisa. Bamwita Ibra Nails artist, mbere 078 462 002 ewana. Mwandikire cyangwa umuhamagare ubundi agukorera inzara nziza pana bimwe bagukorera bigahita byomuka. Ewana, let's go.